ibintu byabaye byinshi cyane kubicagura sinzi ko byatworohera. Izi zose ni backtesting twakoze, nazo turaza kuzikora video tuzisobanura impamvu iri behind, turangira tuzagira iki tuzabikuremo, dukomeze chat yacu aho tuzabikuramo twabishatse hehe, ahantu tubisavinga of course hari strong ko tutaba twaruhiye ubusa. So kanjya mu gihe cy'amasaha ane nimba ariho ndabona chat isa nkaho igaragaramo gake kuba kwize backtesting, ntabwo nahita nzisiba twe twafata conclusion. Gusa ikintu cyonyine twamenya ni uko nitujya wenda mu minota 30 uraza kubireba ko isoko yongeje gupushinga high, kaza kugera hehe rigakora agahaya high hano rikagaruka rikaburekinga ya low sitinze ahangaha indicating sell momentum, nawe rikaba riri gushaka kugira iki guselinga. Nureba neza hari ahantu uri kubona ritakoze, nayo nitanze aga setup ahangaha ku 472 ari iki, ari sell zone. So ikintu twakexpectinga cyonyine ni uko urebye neza iyi structure yose ukuntu imeze, iyi structure irebye neza ni sell, isoko riri muri down trend nyine riri guselinga, ariko nubireba neza ni consolidation cyane, is up down up down up down. Ikintu cyonyine twakexpectinga ni uko nitujya mu masaha ane kugira ngo bize guhita bitworohera, iyi zone niramuka ifailinze icyumweru gitaha ku wa mbere, turebe zone ziri kurusha wenda twarebamo ku buryo ifailinze isoko ryakomeza rigapushinga low cyangwa se high. Iby'ibigambo mbibutsa ko turaza kubikoramo vuba, twaba dukora analyse zigaragara neza. Iyi zone mu masaha ane ni ifailinga, nangaha naciyemo ki yo mu masaha ane nanone, izi zone zo ziri kurusha umuntu yarebaho. Niramuka ifailinze iyi zone, niramuka ifailinze iyi body kandi akoze iminota 30 y'amasaha, tuzagira iki, tuzaselinga tugeze ku 1000 bingahe, 3900. Mu gihe iyi ngiyi sell zone nayo ni ifailinga, tuzagira iki, tuzabaye tugeze kuri 4200 wenda. Izi zone ndi kubona ziri main cyane, sitinze ku 4430, 4430 indi setinze ku 4463, 4466. Izi zone zo ziri kurusha ndumva kuri Gold twaba tuvuze, kuko ko harimo ibintu by'ibigambo cyane dukora ama backtesting n'icyo twabikuramo, gukora analyse ntabwo biba byoroshye. So tuzategeza ikindi cyumweru dukore na conclusion y'ibi bintu, ubundi dutsibe ibi bintu byose tujye dukora analyse tumeze neza cyane. Twese kubona Shyazoo Trading chapter.